Ahagana mu masaa moya za nimugoroba nibwo Yongo TV twe tugeze hano ku Nkunda Amahoro isoko riherereye Kimisagara ahazwi nka Nyabugogo. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 cyangwa 30 yiyahuye yiyambura ubuzima. Bamwe mu baturage twaganiriye nabo batubwiye ko yuko irari ishyano, ariko akenshi nanone bakomeza kuvuga yuko bimwe mu bibitera ari uguhunga inshingano ku bagabo, ngo cyane yuko ibihe aho bigeze barimo gutinya guhahira urugo. Agiye kubona araguye agwa nk'umufuka, yigeze asamba, yigeze y'inyeganza, yari yambaye akagofero k'umukara kamuvuye mu mutwe kahita karagwa, yagwiriye umugongo uko amubonye aryamye hari niko yaguye. Ntigeze nakako nigeze akagira gutya. Bari gutinya guhaha, bagatanga gutinya iposho, kandi nawe nta gishoro aba yaguhaye cyo gukora. Abagabo ikiri kugaragara bari gutinya. Icyo kintu kiri gutuma rwose abantu biyahura. Yabarambiye bakavuga ati tubayeho nabi, reka tubiyahure, n'ubundi dore tubayeho nabi kugira ngo tubeho mu buzima bubi, reka twicireho twimanukire. Rwose niko mbibona. Bari gucika ingo zabo kuri we kuko yabikoze ni igisubizo, ariko abashize inyuma nibo bababaye. Ni ikibazo, bari guhunga ingo zabo. Ni inshingano nyine. None se gute umugabo yitora agafata icyemezo ati ngenda agiye, ntabwiye umugore ntabwiye umwana, ukajya kumva uri mu rugo ngo umugabo aguye mu Nkunda Amahoro mutanatungana. Abaturage bavuga yuko leta ikwiriye gushyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo bakumire ibi bikorwa by'ubwiyahuzi bikomeje kurangwa kuri iri soko ry'Inkunda Amahoro, bazamura ibyuma ku nyubako cyangwa se bagashaka uburyo bashyiraho kamera zicunga umutekano kugira ngo babashe kumenya umuntu ndetse banamubone mu byuma byabugenewe aho agiye kugana, nibura bamugarura hakiri kare. Ntabwo twamikino bakora cyakoze ubukangurambaga n'ubundi burakorwa, n'ubundi ngira ngo bibiri murabizi, ariko ubwo ngubwo nose umuntu afite gahunda yo kwiyahura akaza uhamenya ko ari bwiyahure, ntabwo wabimenya. Ibya bibazo abantu babifitiye mu mitima yabo, ibyo wamenya gahunda yiwe ushidukanye n'ubone ibintu byabaye. Ahubwo ikiriho ndumva bashyiraho kamera ahantu hose ku buryo ushaka kuhanuka bakuriye, urumva yageze hasi abanza gusaba, wenda iyo haba ikintu akwaho hari igihe atari guhita. Ahari hano ku Nkunda Amahoro ndumva bahazana nk'abayobozi nka polisi ikajya ihora irebera. Arani Inkotanyi Gashiramanga kuri Yongo TV i Kigali.